Legio Maria, igitabo gisobanura Legio ya Maria, umutwe wa 39, amategeko y'ingenzi ya Legio mu kogeza ivanjiri. Gukomeza, nta muntu ukabije kuba mubi, nta n'ukabije kuba mwiza, ku buryo atatezwa indi ntambwe yisumbuyeho. Bazabaha ibitekerezo bishya, babamenyeshe ndetse babakundisha imigenzo myiza batari bazi cyangwa batakurikizaga. Bazabamenyesha impamvu z'indengakamere zituma umuntu akora neza imirimo ye ishobora kwandavuzwa n'akamenyero. Ibyishimo n'umwete w'abarejo mu iyogezabutumwa ntibizabura gukomeza abandi. Nuko rero abarejo niba babana n'intungane cyangwa n'abanyabyaha, nibatera imbere biragije Imana, bazi neza ko bagiye ku murimo bashinzwe, atari iby'abantu birwanaho n'intege nke zabo, ahubwo bibuke ko bahagarariye Legio ya Maria, kandi bifatanyije n'abasaserdoti n'abepiskopi na papa ndetse na Kristo ubwe. Piyo wa 11, urwandiko rwo kuwa 23 Ukuboza 1922. Ubutumwa budafututse bugira agaciro gake. Nidushaka gukora ikintu cyiza, tujye twiyemeza igikorwa gifututse kandi gifite akamaro. Abarejo bagomba gukorera ibyiza abantu benshi, igihe bidashobotse babigirire bake bashyikiriye. Si byiza kugirira abantu benshi neza idafite akamaro. Umurejo wabigira yabakoze nabi kuko abona ko abarangije umurimo umwerekeye ariko ntacyo abamariye Legio, ahubwo ababujije n'abandi kugira icyo bakora. Ari n'ikindi agomba gutinya, ndetse naramuka yihebye azabona ko wa murimo yakoze bya nyirarureshwa ntacyo wamariye abantu benshi, mbese nkaho ntacyakozwe. Namara kumva ko ari umurejo w'imburamumaro azacika intege. Igikomeza Legio ni urukundo. Dore ikindi gikomeye, umuntu yakwizera ate gukora umurimo utunganye, ugaragara kandi ushyitse, atagenderera abandi kenshi ngo bamenyane babe inshuti? Icyo umuntu yakora adaciye izo nzira ntacyo cyamara, nta nubwo cyamara kabiri. Mubye mubyibuka, cyane cyane igihe mugendereye abandi kugira ngo muheshe ikuzo umutima mutagatifu. Nubwo uwo murimo ari mwiza ubwawo kandi ukabutanga imigisha myinshi, ntabwo ari wo ntego ya Legio. Muramutse murorereye kugenderera abantu kuko mwashyikiriye icyabajyanagayo, mwaba mukoze agace gato ku murimo wa Legio. Abalegio babiri bagenderera ingo zose kandi kenshi bazagera ku cyo bifuza batinze. Nicyo gituma abalegio bagomba kwiyongera na za presidia zikaba nyinshi. Umulegio abona Kristo kandi akamukorera muri buri wese agiriye akamaro. Umulegio ntakagira igihe agenderera abantu bitewe no kubakunda gusa cyangwa kubera impuhwe afitiye imbabare. Ibyo mwagiriye umwe muri abo bavandimwe banjye baciye bugufi, ninjye mwabaga mubigiriye. Ivanjiri ya Mutagatifu Matayo umutwe wa 25 umurongo wa 40. Umulegio niyumva ayo magambo yamwuzuye, maze asanga Kristo muri bagenzi be, ni ukuvuga abantu bose ntawarobanuye, bigatuma bagirira akamaro abagome, abahemu, indushyi, insuzugurwa, abatagira kivurira, abateye ishozi, bose bagomba gufatwa nk'abarumuna ba Yezu. Nibo Yezu yita nyine barumuna be, nicyo gituma tubaha icyubahiro kibakwiye. Umulegio ntagomba kwibagirwa ko bagenderera atari kimwe n'umuntu mukuru ugendereye uwaruta cyangwa ugendereye uwo bangana, ahubwo ni kimwe n'umuto usanze umukuru cyangwa umugaragu ugiye kwa shebuja. Uwo muco wo kwicisha bugufi yubuze, usanga umulegio yigira nk'umutegetsi wabo agenderera. Icyo gihe nta kintu cyiza cyakorwa. Ntibashobora no kumwihanganira kereka agize icyo abazanira. Nyamara umulegio ugendereye abandi, ukunda kandi agakundwa, agasaba yicishije bugufi ko bamwakira mu rugo agezemo,
azakiranwa ibyishimo, kabone n'aho ibyo azanye bitaba bibashimishije. Ntazatinda no kuba inshuti yabo. Abarejiyo ntibakagira ubwo babyibagirwa. Kubura ubwiyoroshye mu myambarire cyangwa mu buryo bwo kuganira bizashyira hagati yabo n'abo bagenderera uruzitiro rukomeye cyane n'imigenzo myiza yahebuje ikaba itashobora kuruvanaho. Bikira Mariya akunda umwana we akamwitaho binyuze ku murejiyo. Uburyo rejiyo ikoresha tubusanga muri aya magambo. Umwe mu barejiyo atubwira amahirwe yagize kandi atabikekaga. Twagezeyo baradukunda. Uburyo bwiza bwo gukangura urwo rukundo mu bo wagendereye ni ukubanza ukabakunda kandi ukabibereka. Ibyo bibuze nta kundi ushobora kubiyegereza ngo ukingure imitima yabo. Mutagatifu Agustin yabibonye kare igihe atubwiye ati, nta kinanirana hari urukundo. Mu magambo meza cyane atubwira imibereho ya Mutagatifu Francisco wa Asizi. Cesheritoni akuramo iri tegeko riranga ubukristo agira ati, Mutagatifu Francisco yahoraga abona Imana yiyerekana ahantu hose, nyamara ntigaragara iteka ku buryo bumwe. Kuri we umuntu ahora ari umuntu iteka, yaba mu kivunge cy'abantu benshi cyangwa ku gasi. Yubahaga abantu bose. Si ukuvuga ko abantu bose yabakundaga gusa, yaranabubahaga. Ububasha bw'akataraboneka yari afite bwaturukaga aha, guhera kuri papa kugera ku mworo wa nyuma w'umusabirizi, guhera ku mwami wa Siriya kugera ku bajura bambaye inyonga bavumbutse mu ishyamba. Nta muntu n'umwe wigeze areba mu maso yuzuye ubushyuhe bw'urukundo y'uwo muntu ngo abure kwemera ko Francisco Bernardone uwo amukunda by'ukuri n'ubugingo bwe kuva avuka kugeza ku rupfu. Yemezaga ko nawe ubwe yari akunzwe kandi yubashywe ku buryo bumukwiye. Ariko si umuntu yashobora gukunda uko ashaka? Birashoboka. Ibyo mubona byose nimubisangemo Yezu Kristu. Urukundo rwanyu ruziyongera. Ndetse na Bikira Mariya yifuza ko dukunda abana be nk'uko nawe yakunze Yezu. Abarejiyo be kandi azabibafashamo. Nabasangana uwo mwete wo gukunda abantu ntazabura kubafasha kuwukomeza. Umurejiyo woroshya kandi wubaha abandi yakirwa na bose. Gutinya gusura abandi bituruka ku kamenyero gake. Umurejiyo wese yaba umutangizi cyangwa umazemo iminsi, niba yashimye ibyo tumaze kuvuga, afite ubugenge bwo kwinjira kuri buri rugo. Nimubyumve neza, nta wajya mu baturage kuko abifitiye uburenganzira, ahubwo ni kuko bashatse kumwakira. Agomba kubegera bubashye, mbese nk'uko yabigira yinjiye mu ngoro y'ibikomerezwa. Ugenderera abandi ajya avuga icyamuzinduye kandi asabe yitonze ko bamwemerera kwinjira. Mu buryo busanzwe bazamwinjiza mu nzu kandi bamwereka aho yicara. Icyo gihe abarejiyo bazibuka ko batazanywe no kuvuga bonyine, gutonganya cyangwa gucunaguza, ahubwo ni ugushaka ubucuti butegurira inyigisho zizaza nyuma mu rugero rwiza bagomba kubaha. Hari abavuze ko ishema ry'urukundo ari ukumvikana n'abandi. Bw'iyi ngabire ibuze muri iyi si itazi gukundana. Abantu benshi bababazwa no kubura ubatega amatwi ngo bamubwire ikibari ku mutima. Je duhamel. Ntitugomba kuzitirwa n'ibibazo umurejiyo ahura nabyo agitangira gusura abantu. Niyo batahita bamwakira neza, kwihangana kwe bizabatera kwibaza, maze amaherezo bigira icyo bibamarira. Kwereka abana kubitayeho biguha inzira yo gutangira kuganira. Ushobora kugira icyo ubabaza ku byerekeye idini, nuko bakunda guhabwa amasakaramentu. Ibyo bibazo ubanje kubibaza ababyeyi ukihagera, byatuma ubasesereza. Naho ubundi uhereye ku bana, ushobora kubaha inyigisho z'ingirakamaro.